amarira warize nzayahindure indirimbo nshya. Amarira warize Mana nzayahindure indirimbo nshya. Agahinda umubabaro amarira yawe wizera Imana yayahindure indirimbo nshya. Amarira warize nzayahindure indirimbo nshya. Humura mwana wanje, amarira warize Mana yayahindure indirimbo nshya. Ngwino urebe ibyo Imana yakoze. Ngwino urebe biragutera kwizera. Ngwino urebe ibyo Imana yakoze. Ngwino nawe ngwino ngwino urebe ibyo Imana yakoze. Nawe amarira yawe yayahindura indirimbo nshya. Haleluya. Amarira warize yose nzayahindura indirimbo nshya. Shima Yesu. Amarira agahinda amateka yawe n'intimba wagize. Umubabaro wawe wose Mana we, ayiwe nshuti yanjye amarira urimo kurira yayahindure indirimbo nshya. Ngwino urebe ibyo Imana yakoze. Bari buzuye intimba yabahaye indirimbo nshya. Bari buzuye agahinda yabahaye ibyishimo. Ngwino urebe yo Mana we. Ngwino urebe ibyo Imana yakoze. Ngwino ngwino urebe ibyo Imana yakoze. Umva amarira urimo kurera nonaha birashoboka irabishoboye. Amarira yawe yayahindure. Thank you Jesus. Indirimbo nshya. Amarira warize Lord Jesus nzayahindura indirimbo nshya. Amarira warize nzayahindura indirimbo nshya. Amarira warize nzayahindura indirimbo nshya. Amarira warize nzayahindura indirimbo nshya. Ariko Imana ishimwe. Amarira warize, amarira urimo kurira, amarira warize mu cyumweru gishize,
amarira warize imyaka yawe yose, amarira warize ntawe ukubaza, yayahindura indirimbo nshya. Hanurira ibyawe, hanura wizeye, birongera bibeho. Umva, wireba ingano yabyo, n'uburemere bwabyo, wireba ingano yabyo, n'uburemere bwabyo. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba nifuzaga kubasomera ijambo ry'Imana Umwuka Wera yampaye ngo mbahe. Yanditse mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 2 umurongo wa 28 na 29 na 30. Haranditse ngo Simiyoni aramuterura ashima Imana ati, Mwami, noneho usezerere umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe. Imana ishimwe. Simiyoni yasenze Imana, ariko ngo Umwuka Wera aza kumuhanurira. That is powerful. Umwuka Wera aza kumuhanurira ngo ko atazapfa atabonye agakiza k'Abisiraheli. Uyu munsi rero wari umunsi bari bazanye Yesu mu rusengero, ngo Simiyoni nawe azanwa n'Umwuka w'Imana muri urwo rusengero, arangije arahagera barahahurira. Noneho ntabwo Simiyoni yari azi ko ibintu Imana yavuze bizasohora, ntabwo yari azi ko ibintu yasengeye, ntabwo yari azi ko gusaba kwe kwageze ku Mana. Arangije atungurwa no kubona agakiza k'Abisiraheli. Hari umunsi Imana muri Kristo Yesu yaduhayemo ubutware bwo kuvuga, ijwi ryawe rikumvikana imbere y'Imana. Maze Jesus, isengesho rya nyuma rya Yesu ajya gusubira mu ijuru, yasengeye abantu be, yasengeye intama ze zose. Hari nubwo waba utasenze, hari nubwo waba ufite amagambo make yo kuvuga, ariko umutambyi uhoraho iteka ryose akagusengera. Arangije rero Simiyoni aratungurwa no kubona isengesho ryarageze ku Mana. Thank you Jesus. Aratungurwa aravuga ngo, Mwami, noneho usezerere umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze. Let me tell you this. Muri situation yose waba urimo, mu ntege nke zawe uko zaba zingana, mu gihe waba wumva udafite amagambo yo kuvuga, Imana yo ifite ubutware n'ubushobozi bwo kumva n'iryo jwi rimeze gutyo, ndetse naho ijwi ryaba ritari gusohoka, ariko Imana ifite ubutware bwo kukumva. Ikirenze kuri ibyo ni uko Yesu umutambyi ibihe byose ahora gusengera. Ntutungurwe no kubona ikintu wavuze wumva ko wari uri kwikenera kibaye mu gihe utanatekerezaga. Uzatungurwa rimwe na rimwe no kwibaza ngo mbese byagenze gute, ko numvaga ndi gusenga afite ibitotsi, ariko Imana yarabyumvishe. Thank you Jesus for this praises. Hanurira ibyawe, hanura wizeye, birongera bibeho. Amarira warize, Imana yayahindura indirimbo nshya. Amarira yo yayahindura indirimbo nshya. Amarira warize nzayahindura indirimbo nshya. Ndashaka kugusengera wowe udukurikiye kuri uyu mugoroba, wowe tubanye kuri aya masaha, ndashaka gusengera. Hari igihe amateka ashobora kuba maremare ku buzima bwawe, ariko ndagira ngo nkwibutse ngo Yesu ni umutambyi w'ibihe byose. Ikiruta byose yapfiriye abantu bose ngo kugira intama ze zibone ubugingo kandi bwinshi.
umva ukuntu ibirivuga bivuga ngo ubwo Imana yaduhaye Kristo Yesu yabura ite kumuduhana n'ibindi byose. There is power of prosperity in Jesus name, in Jesus Christ. Hariho uburyo bwose umwanditsi umwe yavuze ibintu bikomeye, aravuga ngo ibidashobokera abantu ku Mana nibyo bishoboka. Rero gira kwizera kudasanzwe muri uyu mugoroba, umenye ko amarira yawe bishoboka ko Imana yahindura indirimbo nshya. Birashoboka ko waba umaze igihe ufite umutwaro warabuze uburyo wawutura, ariko bibwire Yesu niwe nshuti ihebuje. Imana iguhana umugisha natwe mu uyu mugoroba. Father, we thank you for this presence. Let your presence come. Let your kingdom come. We need you, Jesus. We need you, Jesus. From morning to evening, from night to morning, for any second, for any minute, we need you, Jesus. We need you, Jesus. We need you, Jesus. Mwami ushobora byose, mu butware bwawe nta kintu na kimwe kidashoboka. Kandi ijambo Kristo iyo ushyize hanze, iyo ushyize ahagaragara icyo Imana yashakaga kutubwira, Mwami biraba kuko ibitadushobokera kuri wowe nibyo bishoboka. None sengeye umuntu mu butware bw'Imana isumba byose kugira ngo yumve ubwiza bwawe Kristo, yongere asogongere ku buryohe buri mu rukundo rw'Imana, kandi yizere ko umutambyi uhoraho ari we Kristo ahora amusabira ku Mana ngo aho babiri bateraniye, reka wubake connection, reka wubake ubumwe bwacu na Kristo, kugira ngo twebwe na Kristo Mwami tugire igicaniro gihora gikuramya mu minsi yacu yose. Turasenze Kristo kugira ngo ukomeze uhimbarizwe muri twebwe, ubuzima bwacu buhinduke ubwo guhora bwamamaza izina ryawe n'ishimwe ry'ibyo wadukoreye. Thank you Jesus, thank you Jesus. God bless you, God bless you, and you are blessed in Jesus name. Amen. Amarira warize mani zayahindura indirimbo nshya. Yesu ashimwe cyane. Kubo tubanye bwa mbere, nitwa Desire, ndi mwene so muri Kristo Yesu. Nishimiye kubana namwe muri uyu mwanya, kandi mbahaye ikaze mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, tugushimiye ko uduhaye ubuntu bwo kuba imbere yawe. Ndasenze kugira ngo uvugane na buri mutima, kuko niwe uzi ibyo umutima wose ukeneye. Ndasenga kugira ngo ubwenge bwacu bubashe gushikira imvugo yawe. Nanone Mwami, imitima yacu ihinduke ububiko bwiza, ibi bizatubera impamba y'igihe gikurikiyeho, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Nongeye kubaha ikaze mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Kadusome Yohana 8:3-6. Aravuga ngo nuko umwana nababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Tugiye kuganira ku kubohorwa. Ni ikintu abantu benshi batavugaho rumwe, kandi abantu benshi bamaze kugikomerekeramo, kubera ko icyo bita kubohorwa abantu benshi babikoresha mu nyungu, abandi bakabikoresha mu kugoreka ukuri, abandi babikoresha mu buryo butandukanye. Ibyo ngiye kubaganiriza nko kubohorwa, ntabwo ndi busabe ko twemeranywa kuri buri kimwe, ariko niko kuri nzi. Nihagira ukundi kuri Imana impishurira, nako tuzakuganiraho. Mu bubata rero, iyo umuntu ari imbata, mu by'ukuri ububata bw'ukuri buva mu cyaha cya Adamu. Ibindi byose twavuga hirya y'ibyo ni amashami, ni imbuto,
ariko ububata bwavuye kuri Adamu. Hanyuma kimwe mu bishobora kudufasha kubaturwa ni ukumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Muri Yohana 8:32 haravuga ngo namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Dukwiye kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana kukadukiza ububata. Kuri nge rero kubaturwa cyangwa se kubohorwa bigira intambwe. Iyo umuntu akijijwe akamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, akakira ubutumwa bwiza bukamumurikira mu mutima, akagira agahinda gatera kwihana kuticuzwa, agasobanukirwa ububi bw'icaha, akiyemeza guhindukira, akizera amaraso ya Yesu nk'igitambo kizima, hanyuma akatura ibyaha yakoze, ico gihe aba akijijwe, abohoka ibice byinshi kw'ijana. Mu ijambo rimwe, kubaturwa bwa mbere ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Hanyuma intambwe ya kabiri, uko umuntu yezwa ahinduka ku ngeso. Iyo umuntu akiza ingeso nabwo aba abohotse. Wambaza ngo kuri ya ntambwe ya mbere yo gukizwa kuki amaraso Yesu adahita abirangiriza rimwe? Mwibuke ko umuntu atagizwe n'igice kimwe gusa c'umwuka, agizwe n'umubiri n'ubugingo. Rero mu gukizwa ni byiza gutsindishirizwa, ariko ni na byiza kwezwa ku ngeso. Pawulo yatangiye avuga ngo nshaka gukora iciza, kibi kikantanga imbere, ikibi nanga kikaba arico nkora. Ariko uko yakomeje kwegera Imana yaravuze ngo sinjye ukiriho, ni Kristo aba muri njye. Niba unkurikiye hari igihe wakize ingeso mu zakugoraga ukabaturwa, ntekereza ko uzi ibyo mvuze. Ingeso irababaza, guhora wisanga mu ngeso mbi birababaza, umutima ukaba ukwemeza ko ari bibi, ariko imbaraga zo kubikira ukazibura. Mu by'ukuri ubwo bubata ni bubi, kandi abantu benshi bafite ububata bwo muri ubwo buryo. Aho umuntu agira igihe akavuga ati byarananiye, nariyirije, narasenze, naratuye, ntaco nakoze, ariko iyi ngeso yanze kuncikaho pe. Kwezwa ni guhinduka ku ngeso, ni ugukira ububata. Ubundi buryo bwo kubohorwa ni ugukira ibikomere. Ibikomere bikoresha umuntu ibyaha, bitera indwara, byinjiza abadayimoni, bituma umuntu atakaza uwo ari we, bituma umuntu ashidikanya Imana n'ibindi byinshi. Umuntu ashobora kuba yarakijijwe agatsindishirizwa, cyangwa se akaba yarejejwe ku ngeso, ariko akagumana umutima ukomeretse. Ibi nabyo bimutera guhora atsikamiwe, kubera ko umuntu yegeranya n'ibyamubayeho, yumva atagifite agaciro n'ibindi byinshi. Ubundi buryo bwo kubohorwa ni ugutandukana n'ibisekuru. Mu by'ukuri hari igihe tugira ibibazo biva mu bisekuru tuvukamo. Urugero, ukabona muri uwo muryango abakobwa bose babyara ibinyendaro, ugasanga abahungu baho ntawe ushaka adafite umwana hanze, ukabona abantu bakunda amafaranga mu buryo butabaho, bagira umujinya w'umuranduranzuzi, cyangwa se n'abibone ku kigero giteye ubwoba, cyangwa se uwo muryango ukunda kuraguza, bose nibyo bizereramo, cyangwa ugasanga muri uwo muryango harimo abantu bagwara mu mutwe, ukabona ni uruhererekane rwo mu muryango. Ibi nabyo Yesu ajya abatura abantu bagakira, bene ibi biva mu bisekuru. Hanyuma ukundi kubaturwa ni ugukira indwara. Hari indwara ziba ari uruhererekane rwo mu maraso, asima, sinizite n'ibindi. Iyo umuntu akiza indwara iyo ari yo yose, nubwo yaba atari iyo y'uruhererekane rwo mu maraso, yumva mu by'ukuri abohotse. Uko ni ukubohorwa. Ukundi kubohorwa ni ugukira ubujiji. Bibiliya iravuga ngo abantu banjye bishwe no kutamenya. Kandi bivuze ngo muzamenya ukuri, ukuri kuzababatura. Abantu benshi bafite ubujiji bwo kutamenya ijambo ry'Imana,
kandi ubujiji ntubufate nk'aho ari umuntu utarize. Oya, oya, ubujiji ni ukutamenya. None se ibyo tutazi byinshi ntibibaho? Iyo urebye civilisation ihari utekereza ko abakera bari babayeho bate? Dukwiye kumenya amahame y'ubwami bw'Imana, kandi ubuzima bwacu buzagenda buhinduka buba bwiza, kuko twize guhuza ubuzima n'icyo Imana yavuze. Ukundi kubohorwa ni uguhuza ubuzima n'ijambo ry'Imana. Guhuza ubuzima n'ijambo ry'Imana ni ikintu gisa nkaho catwihishe ariko c'ingenzi. Iyo ubashije guhuza ubuzima n'ibyo wizera n'ijambo ry'Imana, uzagenda wumva ubaturwa, ubohoka. Niba ijambo ry'Imana rivuga gusenga, gerageza usenge. Niba rivuga imbabazi, gerageza ubabarire. Niba rivuga gutanga, bigerageze. Niba rivuga kwezwa, ugerageze uhuze ijambo ry'Imana n'ubuzima. Abantu bose bagerageje guhuza ibyanditswe byera n'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Ijambo ry'Imana niryo riri ukuri, babonye umugisha. Ukundi kubaturwa ni ukumenya ngo ndinde, naremewe iki, nizihe mpano mfite, nuwuhe muhamagaro ku buzima bwanjye, n'ibindi bisa bityo. Iyo umuntu ashoboye kumenya ibyo, nabwo ni ukubaturwa. Kubera impamvu abantu benshi bifata nabi, ni uko atabaza uwo ari we. Ntazi uwo ari we, ntazi icyo yaremewe, ntazi impano afite, ntazi umuhamagaro, ntazi imiryango ikinguye, ntazi inzitizi afite, ntazi aho afite ubushobozi n'aho afite intege nke, ntazi aho akwiriye gukorera Imana. Mu by'ukuri iyo utazi uwo uri we, ukora amakosa menshi. Ikindi kizagufasha mu kubaturwa ni ukugira Yesu umwami w'ubuzima bwawe. Abantu benshi twakiriye Kristo nk'umukiza kuko twaje turemerewe n'ibyaha, ariko si umwami w'ubuzima bwacu. Akwiye kuba umwami wa buri gace kose kakugize. Ukundi gukira ububata ni ugukira imbaraga z'idini. Idini, iyo tuvuze idini tuba tuvuze ikinyoma. Idini y'ukuri niyo yita ku mfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo, no kwirinda ntiwanduzwe n'iby'isi. Hari igihe idini ritubwira ibintu bituzuye tukabifata nk'ukuri, umuntu akazamara imyaka 5, 10, 20 mu rusengero, yinjira asohoka, ariko ukabona nta cigeze gihindukaho. Akomeje kuba wa wundi, nta ntambwe yateye, kandi akishimira ko afite idini asengeramo. Kuba ufite aho usengera ni byiza, ariko byagufashije iki mu gusa na Yesu? Ese byatumye umenya icyo waremewe uragikora? Niba ari ukwinjira usohoka rero, nta kintu mu by'ukuri ukwiye gukira ubwo bubata bumeze gutyo. Ukundi kubaturwa ni ugukira imyuka mibi. Hari abantu bagira ibitero by'imyuka mibi, bamwe barota basambana, abandi barota ibibaniga n'ibindi bitandukanye. Ukabona izo mbaraga z'umwijima nyine ziratera aho hantu. Imana ikwiye kutubatura, kubera ko iki kirakomeye, kubera ko buri gace kagira umwuka ugatwikiriye, buri gace kagira umwuka ugatsikamiye. Hari aho ugera wasenga ukumva isengesho ntirirenga mu kirere, kubera kuri mu kirere gitwikiriwe n'iyo myuka mibi. Wajyamo ukarota nabi n'ibindi bintu byinshi. Bibiliya iratubwiye ngo umwana nababatura muzamubatuwe by'ukuri. Hari abandi rero bagendana ijuru rikinguye hejuru yabo, ku buryo bagira ibihe byiza mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi. Ukundi kubaturwa cyangwa se kubohorwa ni ukugira umuntu ugufata ukuboko mu rugendo rw'agakiza. Abo bamwe bita ababyeyi bo mu mwuka. Umuntu agomba kuba akijijwe, agomba kuba afite ubuhamya bwiza, azi ijambo ry'Imana, agira ibanga, agufitiye umwanya. Agomba kuba ari umuntu yagufata ukuboko, atagucira urubanza mu rugendo rwo gukira ibikomere no gukira ingeso, kandi ukaba wamusangiza amarangamutima yawe, kubera ko umubabaro usangiwe uragabanuka, ibyishimo bisangiwe biriyongera. Hano numva nakubaza ngo ninde ugufasha muri urwo rugendo rw'agakiza? Abantu benshi rero bakeneye kubaturwa, bakeneye gukira. Iyo dukeneye kubaturwa, abantu benshi barabizi. Bamwe rero ntibubatse ubusabane bwabo n'Imana, ntibegera Imana muri ubwo buryo,
ahubwo bakodesha ababasengera. Mu by'ukuri muri ibi mvuze ibyinshi nawe wabyikorera wenda mu kwakira Yesu umwami n'umukiza ukeneye umuntu ugufasha, n'igihe umutima wakomeretse ukeneye umuntu ugufasha, ariko ibindi nawe wasenga, wakubaka ubusabane n'Imana kugeza igihe uzabuhokera mu buryo bukwiriye. Imana ikurinde, Imana ikwiteho, Imana ikugirire neza. Nifuje ko gusengera kugira ngo wakire kubohorwa mu buryo bwuzuye, mu gice cy'umwuka, igice cy'ubugingo no mu gice gifadika. Ineza y'Imana ibe kuri wowe. Data, mu izina rya Yesu, aba bana bawe bose ndabakuragije, buri wese uzi aho akwiye kubaturwa cyangwa akwiye kubohorwa. Buri wese umubohore nk'uko akwiringiye, umurindisha imbaraga zawe n'amahoro yawe. Nzi ko ubasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, izina ryawe rigahabwa icubahiro, ushirwa hejuru kuko nta kikunanira. Ineza yawe ikomeze kwigaragaza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amarira warize nzayahindure indirimbo nshya. Amarira warize Mana nzayahindure indirimbo nshya. Agahinda, umubabaro, amarira yawe, wizera Imana yayahindura indirimbo nshya. Amarira warize nzayahindura indirimbo nshya. Humura mwana wanjye, amarira warize Mana yayahindura indirimbo nshya. Ngwino urebe ibyo Imana yakoze. Ngwino urebe biragutera kwizera. Ngwino urebe ibyo Imana yakoze. Ngwino nawe, ngwino ngwino urebe ibyo Imana yakoze. Nawe amarira yawe yayahindura indirimbo nshya. Haleluya. Amarira warize yose nzayahindura indirimbo nshya. Shima Yesu. Amarira, agahinda, amateka yawe n'intimba wagize, umubabaro wawe wose Mana we. Ayiwe nshuti yanjye, amarira urimo kurira yayahindura indirimbo nshya. Ngwino urebe ibyo Imana yakoze. Bari buzuye intimba yabahaye indirimbo nshya. Bari buzuye agahinda yabahaye ibyishimo. Ngwino urebe yo Mana we. Ngwino urebe ibyo Imana yakoze. Ngwino ngwino urebe ibyo Imana yakoze. Umva, amarira urimo kurera nonaha birashoboka, irabishoboye.
amarira yawe yayahinduye. Thank you Jesus. Amarira warize Lord Jesus nzayahindura indirimbo nshya. Amarira warize nzayahindura indirimbo nshya. Amarira warize nzayahindura indirimbo nshya. Amarira warize nzayahindura indirimbo nshya. Ariko Imana ishimwe, amarira warize, amarira urimo kurira, amarira warize mu cyumweru gishize, amarira warize imyaka yawe yose, amarira warize ntawe uguhoza, yayahindura indirimbo nshya. Hanurira ibyawe, hanura wizeye, birongera bibeho. Umva, wireba ingano yabyo, n'uburemere bwabyo. Wireba ingano yabyo, n'uburemere bwabyo. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba nifuzaga kubasomera ijambo ry'Imana umwuka wera yampaye ngo mbahe. Yanditse mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 2 umurongo wa 28 na 29 na 30. Haranditse ngo Simiyoni aramuterura ashima Imana ati, Mwami, noneho usezerere umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe. Imana ishimwe. Simiyoni yasenze Imana, ariko ngo umwuka wera aza kumuhanurira. That is powerful. Umwuka wera aza kumuhanurira ngo ko atazapfa atabonye agakiza k'Abisiraheli. Uyu munsi rero wari umunsi bari bazanye Yesu mu rusengero, ngo Simiyoni nawe azanwa n'umwuka w'Imana muri urwo rusengero, arangije arahagera barahahurira. Noneho ntabwo Simiyoni yari azi ko ibintu Imana yavuze bizasohora, ntabwo yari azi ko ibintu yasengeye, ntabwo yari azi ko gusaba kwe kwageze ku Mana. Arangije atungurwa no kubona agakiza k'Abisiraheli. Hari umunsi Imana muri Kristo Yesu yaduhayemo ubutware bwo kuvuga ijwi ryawe rikumvikana imbere y'Imana. Maze Jesus, isengesho rya nyuma rya Yesu ajya gusubira mu ijuru, yasengeye abantu be, yasengeye intama ze zose. Hari nubwo waba utasenze, hari nubwo waba ufite amagambo make yo kuvuga, ariko umutambyi uhoraho iteka ryose akagusengera. Arangije rero Simiyoni aratungurwa no kubona isengesho ryarageze ku Mana. Thank you Jesus. Aratungurwa aravuga ngo, Mwami, noneho usezerere umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze. Let me tell you this. Muri situation yose waba urimo, mu ntege nke zawe uko zaba zingana, mu gihe waba wumva udafite amagambo yo kuvuga, Imana yo ifite ubutware n'ubushobozi bwo kumva n'iryo jwi rimeze gutyo, ndetse naho ijwi ryaba ritari gusohoka, ariko Imana ifite ubutware bwo kukumva. Ikirenze kuri ibyo ni uko Yesu umutambyi ibihe byose ahora gusengera.
ntutungurwe no kubona ikintu wavuze wumva ko wari uri kwikinira kibaye mu gihe utanatekerezaga. Uzatungurwa rimwe na rimwe no kwibaza ngo mbese byagenze gute, ko numvaga ndi gusenga afite ibitotsi, ariko Imana yarabyumvishe. Thank you Jesus for this praises. Hanurira ibyawe, hanura wizeye, birongera bibeho. Amarira warize, Imana yayahindura indirimbo nshya. Amarira, 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 yo 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 yo, yayahindura indirimbo nshya. Amarira, amarira warize, nzayahindura indirimbo nshya. Ndashaka kugusengera wowe udukurikiye kuri uyu mugoroba, wowe tubanye kuri aya masaha, ndashaka gusengera. Hari igihe amateka ashobora kuba maremare ku buzima bwawe, ariko ndagira ngo nkwibutse ngo Yesu ni umutambyi w'ibihe byose. Ikiruta byose yapfiriye abantu bose ngo kugira intama ze zibone ubugingo kandi bwinshi. Umva ukuntu Bibiliya ivuga ngo ubwo Imana yaduhaye Kristo Yesu, yabura iteka umuduhana n'ibindi byose. There is power of prosperity in Jesus' name, in Jesus Christ. Hariho uburyo bwose. Umwanditsi umwe yavuze ibintu bikomeye, aravuga ngo ibidashobokera abantu ku Mana nibyo bishoboka. Rero gira kwizera kudasanzwe muri uyu mugoroba, umenye ko amarira yawe bishoboka ko Imana yahindura indirimbo nshya. Birashoboka ko waba umaze igihe ufite umutwaro, warabuze uburyo wawutura, ariko bibwire Yesu, niwe nshuti ihebuje. Imana iguhana umugisha natwe mu uyu mugoroba. Father, we thank you for these praises. Let your praises come. Let your kingdom come. We need you, Jesus. We need you, Jesus. From morning to evening, from night to morning, for any second, for any minute, we need you, Jesus. We need you, Jesus. We need you, Jesus. Mwami ushobora byose, mu butware bwawe nta kintu na kimwe kidashoboka. Kandi ijambo Kristo, iyo ushyize hanze, iyo ushyize ahagaragara icyo Imana yashakaga kutubwira, Mwami, biraba kuko ibitadushobokera kuri wowe nibyo bishoboka. None sengeye uyu muntu mu butware bw'Imana isumba byose, kugira ngo yumve ubwiza bwawe Kristo, yongere asogongere ku buryohe buri mu rukundo rw'Imana, kandi yizere ko umutambyi uhoraho ari we Kristo ahora amusabira ku Mana, ngo aho babiri bateraniye, reka wubake connection, reka wubake ubumwe bwacu na Kristo, kugira ngo twebwe na Kristo, Mwami, tugire igicaniro gihora gikuramya mu minsi yacu yose. Turasenze Kristo kugira ngo ukomeze uhimbarizwe muri twebwe, ubuzima bwacu buhinduke ubwo guhora bwamamaza izina ryawe n'ishimwe ry'ibyo wadukoreye. Thank you Jesus, thank you Jesus. God bless you, God bless you, and you are blessed in Jesus name. Amen. Amarira warize, mani zayahi